ni ikibazo ngiye gusubiza ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 16. ni ukuvuga ngo iyo basoma kiriya gice baravuga ngo ese bisobanurwa iki? Ubundi hariya uko bisobanura ngiye kubivuga mbangura, nyine ngiye gusubiza icyo gisubizo. Haravuga ngo nuko ba bami 10 bazafatanya na ya nyamaswa, noneho ya maraya bayitwike bayirimbure. Hariya baba bavuga kurimbuka kw'ifatikani. Ni nayo mpamvu uriya mujyi w'ifatikani ugomba kurimbuka ukavaho, kandi muri iyi bitarenze mu mwaka w'ibihumbi 2027 ifatikani igomba kurimbuka. Ubuhanuzi rero tubona hariya mu byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 16 baba bavuga kurimbuka kw'ifatikani. Niyo mpamvu abaturage b'ifatikani mugomba gusohoka mukava muri iyo mijyi y'ifatikani mukajya gutura mu nkengero z'ifatikani, mukajya gutura mu byaro, kugira ngo mutarimburwa n'ibibumbe by'umuriro birimo guturuka mu ijuru biza byibasiye kuri iyi mijyi y'ifatikani. Nimusohoke rero kuko Fatikani igiye kurimbuka, nimuve muri uwo mujyi wa Fatikani. Nakubwira ngo ni impamvu 5 zigiye gutuma Fatikani irimbuka. Icya mbere, Fatikani igomba kurimbuka izize ubutinganyi. Icya kabiri, Fatikani igomba kurimbuka kubera ko umunyabugome cyangwa se uhagarariye antikristo cyangwa se antikristo nyawe ari hariya ifatikani mu mujyi. Kandi noneho n'amategeko agomba kuva ifatikani. Cya gatatu, agomba kurwanya ubwoko bw'Imana azaturuka ifatikani hari i Roma kwa Papa Francis. Icyumweru, murabizi ko icyumweru cyashyizweho na Papa Silvestre Mutagatifu afatanyije na Constantine, aribo bashyizeho icyumweru cy'inyamaswa kuko niho basengaga ibigirwamana. Ni nayo mpamvu rero Fatikani igomba kurimbuka, kubera yuko ibizira byose birimo guturuka hariya i Roma mu Butaliyani. Iyo batubwire ikindi kibazo nanone cyarabazaga kiti, ndagira ngo nsubize ibibazo mwambajije muri komanteri kandi ndabisubiza neza munyurwa. Barambajije bati, Babuloni iraguye, Babuloni wa murwa ukomeye, wa mudugudu wicazaga abami n'ibikomangoma, bagasambana bagatingana bagakora ibizira byose, ngiraguye Babuloni. Iyo Babuloni ivugwa rero hano mu byahishuwe igice cya 18, iraguye Babuloni, baba bavuga Roma, baba bavuga Fatikani, wa mudugudu ukomeye Fatikani wicaza abami, kuko abami bose bajya kureba Papa Francis bakaganira ku byo kurimbuka kw'isi. Hariya mu byahishuwe igice cya 18 bavuga ngo wa mudugudu urarimbutse, baba bavuga Fatikani irarimbutse, kandi koko igomba kurimbuka ikavaho, nk'uko tubisanga mu byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 16, ngo nuko ya nyamaswa ya maraya bazayitwika bayirimbura ikongoke. Baba bavuga umujyi ukomeye wa Fatikani. Iyo bavuga nyine nyina w'abamaraya hariya mu byahishuwe 17, iyo bavuga nyina w'abamaraya baba bavuga Kiliziya Gatolika. Iyo bavuga nyina w'abamaraya ni nyina w'amadini yose abaho. Amadini yose yaturutse hehe? Muri Kiliziya Gatolika. Ubundi nusoma ibyahishuwe igice cya 17, biriya bintu byose bivugwa mu byahishuwe igice cya 17 baba bavuga Kiliziya Gatolika, niko ubuhanuzi busobanurwa. Kandi kuriya kurimbuka kwa maraya ni ukurimbuka kwa Kiliziya Gatolika, ni ukurimbuka kw'ifatikani, niko ibyahishuwe igice cya 16 nicyo bisobanura. Kandi na Bibiliya ntagatifu y'abanyagatolika nako niko ivuga. Iyo bavuga ati nyina w'abamaraya baba bavuga Kiliziya Gatolika. Urumva ko na Bibiliya yabo y'abanyagatolika nabisobanura ko ari Kiliziya Gatolika. Yego, hari ifatikani. Iyo usoma neza, iyo bakubwira ati iyo nyamaswa yicara ku misozi 7, ubona ko Fatikani n'ubundi iri ku misozi 7 n'ubundi. Kandi na ruriya rusengero rwabo rw'abanyagatolika ruri Fatikani, buriya rwubatse hejuru y'imva ya Petero. Buriya Petero ahambye hariya ifatikani. Iriya Kiliziya bayubatse hejuru y'imva ya Petero. Yego, hari ifatikani rero. Iyo bavuga kurimbuka kwa Babuloni, ubundi Babuloni ni iyi si nyine, ni ukurimbuka kw'iyisi, ariko kurimbuka kw'iyisi kuzahera
i Fatikani hariya i Roma. Ni nayo mpamvu Imana iburira abaturage baturiye hariya i Fatikani yuko bagomba kujya gutura mu byaro, bagasohoka mu mijyi ikomeye y'i Fatikani bakajya gutura mu byaro, niho bazabaho neza kandi ntabwo ibyago birindwi bizabageraho by'imperuka, na biriya bibuye binini by'umubumbe y'imiriro birimo kumanuka biza mu mijyi y'i Fatikani, biriya bibuye nta kintu bizabatwara rwose, bazarokoka nibahungira mu byaro, kuko aho mu byaro ntabwo ibyago birindwi bizahagera, ntabwo ibyago by'imperuka bizahagera. Kandi noneho na bariya bami bazarimbura dusanga mu Byahishuwe igice cya 17 umurongo wa 16, bariya bami, biriya bihugu 10 bizatwika Fatikani, abaturage bazaba basohotse mu mujyi w'i Fatikani bazarokoka, bariya bami 7 bagiye gutwika Fatikani. Nimusohokemo nonaha, nimusohoke mu mijyi ikomeye y'i Fatikani, mujye gutura mu byaro, muture mu nkengero z'i Fatikani kugira ngo murokoke ibyago by'imperuka, kuko Imana igiye kurimbura Fatikani ihajijije ubutinganyi bwaho. Nimusohoke rero i Fatikani kugira ngo mudapfa, mujye gutura mu byaro, mujye gutura mu nkengero, Imana izabarokora, nta byago bizabageraho, niko Uwiteka avuga.